Nongeye kugusuhuza nkwifuriza kugubwa neza muri gahunda zitandukanye urimo wowe ukomeje gukurikira inyunguramagambo official. Ariko kandi reka ntangire nkubaza, ese waba warigeze wumva iby'ikinamico mpimbano ishingiye ku manza z'abapfumu i Salem? Ibi byabereye i Salem nyene muri Massachusetts mu 1692. Ivuga amateka y'umudugudu winjiye mu nkundura yo guhiga abarozi. Abaturage ba Salem babayeho mu bwoba ndetse abantu benshi bagashinjwa amarozi. The Crucible ya Arthur Miller. Crucible ubwabyo ni igikoresho gikoreshwa n'abacuzi, bavuga ko ari nk'icyungo bashongeshereza n'ibyuma kugira ngo bibyazwe inyungu. Ikigutegurira nkanakikugezaho nitwa Kayumba Abdara. Yes, ni Mediator niyo nizera, umuhanzi ndetse nkaba n'umuproducer guturuka muri Asaf Record. Nkunda gukurikirana cyane amagambo official. Kwiperereza rya McCarthy, aho senateri Joseph McCarthy nyine yiyemeje gushyira ahagaragara abayoboke b'ishyaka rya kikomuniste muri Amerika gutinya kuvumburwa nk'umukomuniste cyangwa no gukorana n'umukomuniste byashize igisa n'igihu ku ruganda rwa filime rwa Hollywood. Abantu bari kuri blacklist cyangwa abanyamiziro babujijwe gukora mu bikorwa bya filime. Mira yashushanyije nk'imanza z'abapfumu ba Salem nyuma y'uko inshuti ye magara umuyobozi Elia Kazan yatanze ubuhamya muri komite ishinzwe ibikorwa byo mu Amerika, kandi avuga ko abantu 17 ari abakomuniste. Ubw'ikinamico yerekanwe bwa mbere, abayibonye babonye cyangwa bashoboraga kubona isano riri hagati ya Crucible n'ubusesenguzi bwa McCarthy. Inkuru ya Crucible ishingiye ku nkuru mpamo. Icyakora Arthur Miller yahinduye cyangwa twikira abakina nkuru benshi kugira ngo agire inkuru ikomeye ndetse yirinde kuba hari uwamwikoma. Dore bamwe mu bakina nkuru dusanga muri Crucible: Nyiricyubahiro Paris. Reverend Paris ni umuminisitiri w'i Salem, ari mu kigero cy'imyaka 40. Yihanganira gutukwa kandi akunda kuvuga byinshi kuri Geronome kuruta uko yavugaga kiza. Tugeze kuri Betty Paris. Betty ni umukobwa wa Reverend Paris w'imyaka 10. Mu ntangiriro Betty ararwara nyuma y'uko samuvumbuye yagiye kubyina mu ishyamba. Ni umwe mu bakobwa ba mbere bashinja abantu benshi uburozi. Abigail Williams ni umwishywa wa Reverend Paris w'imyaka 17. Iyo Abigail abaye umuyobozi w'abashinja, ashinja Elizabeth Proctor nk'umurozi kugira ngo amwihorereho kuko aba yaramwirukanye. Tituba ni umwirabura ufite imyaka 40 uturuka muri Barbade, ni umukozi wo mu rugo kwa Reverend Paris. Putnam ni umugore wa Thomas Putnam, yabyaye abana 8, ariko umukobwa umwe Lucy niwe wenyine wabashije kubaho. Thomas Putnam niwe mugwiza atunga ukize muri Salem. Nubwo afite amasambu menshi, ahora atongana n'abaturanyi be kubyerekeye imbago z'imitungo. Reverend Hale aje Salem kugira ngo akore iperereza ku marozi. Elizabeth Proctor ni umugore wa John Proctor, ni umuhinzi uri mu kigero cy'imyaka 30. Tugeze ku muforomokazi Rebecca, ni umukecuru w'imyaka 72, ni umunyabwenge. Mary Warren ni umukozi w'imyaka 17 wa John Proctor na Elizabeth. Uyu mukino ubera i Salem muri Massachusetts mu 1692. Ni muri guverinoma yaho ya theocracy, no kuvuga ko iyobowe n'Imana binyuze mu bayobozi b'amadini. Gukora cyane no gusenga bitwara igihe kinini cy'umuturage wa Salem. Mu baturage hari amakimbirane ashingiye ku butaka. Umukino utangirira kwa Reverend Paris apfuka amasenga mbere y'igitanda cy'umukobwa we. Umwana w'imyaka 10 Betty Paris aryamye yaguye igihumure kidasobanutse. Paris ni umuntu mubi w'umunyarugomo urwaye cyitwa paranoia. Yizera ko abayoboke b'itorero rye batagomba kuzamura n'urutoki mu gihe cy'imihango yo mu rusengero batabanje kubihererwa uruhushya. Ibihuha bivuga ko Betty yaba yararozwe, bikagenda byiyongera muri Salem mu gihe imbaga y'abantu yateraniye mu rugo kwa Paris. Paris yoherezwa Reverend John Hale wo muri Beverly akaba impuguke mu bupfumu kugira ngo amenye niba koko Betty yararozwe. Paris yamaganye mwishywa we Abigail Williams kubera ko yamusanganye na Betty
n'abandi bakobwa benshi babyina mu ishyamba mu gicuku ari kumwe n'umugaragu we Tituba. Tituba yavugaga amagambo atumvikana kandi azunguza amaboko hejuru y'umuriro. Paris akeka ko yabonye umuntu wiruka yambaye ubusa mu biti. Abigail ahakana ko we n'abakobwa bishora mu bupfumu, akavuga ko Betty yacitse intege kubera ubwoba ubwo se yabafataga babyina. Paris afite ubwoba ko abanzi be bazakoresha aya mahano kugira ngo bamwirukane. Elizabeth Proctor, umutegarugori waho, wigeze gukoresha Abigail we ariko nyuma akamwirukana. Amaze igihe yarapaganye. Hari ibihuha bivuga ko Elizabeth adashaka kwicara hafi y'umugore wanduye. Abigail ahakana amakosa yose, akemeza ko Elizabeth amwanga ngo kuko atari gukora nk'umucakara. Paris abaza impamvu nta yindi miryango yahaye akazi Abigail niba Elizabeth ari umubeshyi. Abigail ashimangira ko ahangayikishijwe gusa n'akazi. Thomas Putnam n'umugore we binjira mu cyumba. Muramu we yari umukandida muri minisiteri ya Salem, ariko kugira abantu bake bamushyigikiye byaburijemo ibyifuzo bya bene wabo. Madame Putnam yari afite abana 7, buri wese yapfuye nyuma y'umunsi umwe avutse. Agakeka ko hari umuntu wakoresheje amarozi kugira ngo abice. Atuma Rusi kuri Tituba kugira ngo abonane n'abazimu b'abana be bapfuye kugira ngo amenye uwabishe. Paris yanga Abigail bundi bushya kandi akemeza ko we n'aba bakobwa bakoraga ubupfumu. Putnam asaba Paris guhashya abanzi be, agahita atangaza ko yavumbuye uburozi. Mercy Lewis n'umugaragu wa Putnam aramanuka akavuga ko Rusi asa neza. Paris yemera kandi guhura n'imbaga mu kuyobora isengesho, ariko akanga kuvuga ibijyanye n'amarozi kugeza ahawe igitekerezo na Reverend Hale. Mary Warren, umukozi wo mu rugo rwa Proctor, yinjira mu cyumba adahumeka, afite ubwoba ko bose bazitwa abarozi mu gihe kirekire. Betty yicaye ararira, akarira cyane ngo abaririranye n'uba yarapfuye. Abigail abwira abo bakobwa ko yabwiye Paris ibintu byose bijyanye n'ibikorwa bakoreye mu ishyamba, ariko Betty akarira avuga ko Abigail atabwiye Paris ibyerekeye kunywa amaraso nk'umutongero wo kwica Elizabeth Proctor. Abigail acinya urwara Betty mu maso kandi akaburira abandi bakobwa kwatura gusa ko babyinnye, kandi ko Tituba ari we waterekereye bashiki ba Ruth bapfuye, abakangisha kubica mu gihe bahumeka ijambo ku bindi byose bakoze. Anyeganyeza Betty akongera akagwa igihumure. John Proctor, wa muhinzi, yinjira kwa Paris kwifatanya nabo bose. Proctor aninura uburyarya, bityo rero abantu benshi baramwanga kubera kwerekana ubupfapfa bwabo. Ntiyorohewe nawe kuko yaryamanye na Abigail. Umugore we Elizabeth yavumbuye icyo kibazo maze ahita yirukana Abigail. Proctor yitonze yibutsa Mary Warren ubumukorera ko yamubujije kuva mu rugo rwe kandi akamukangisha kumukubita mu gihe yaba atubahirije amategeko ye. Lewis na Maria cyangwa Mary baragenda. Abigail avuga ko ategereje Proctor nijoro. Proctor amurakaza mu gihe ahakana amasezerano yamusezeranyije mu gihe bari baryamanye. Yongeraho ko adashobora kuvuga ko ntarara mufitiye kuko ngo yamwiboneye amurungurukira mu idirishya. Yemera ko afite ibyiyumvo byiza kuri we, ariko akemeza ko umubano wabo warangiye. Abigail aninura Proctor kubera kunamba ku bushake bw'umugore we. Proctor akangisha guha Abigail ikiboko kubera ko yaba atutse umugore we. Abigail arakarira Proctor avuga ko yashyize ibyo yabonye mu mutima we, maze akavuga ko kandi adashobora kumusaba kwibagirwa ibyo bakoze. No kuvuga ko Salem yose yubakiye ku binyoma n'uburyarya. Imbaga y'abantu muri sare iri kuririmba Zaburi. Bageze ku nteruro yo kuzamuka bajya kwa Yesu, Betty yipfuka amatwi akikubita hasi. Madame Putnam avuga ko Betty yarozwe kandi adashobora kumva izina rya Nyagasani ngo areke kubabara. No kuvuga ko iyo yumvise ijambo ry'Imana bimubabaza. Francis Nasi wubahwa cyane muri Salem, abantu benshi bajya bamusaba gukemura amakimbirane yabo. Mu myaka yashize yaguze buhoro buhoro hegitari zigera kuri 300 yigeze gukodesha. Abantu rero bamwe bamugirira ishyari. We na Thomas Putnam batonganye cyane ku mbibi z'ubutaka. Byongeye kandi
Francis yari mu mutwe wabuzaga muramu wa Putnam gutsindira ministeri ya Salem. Gilles Cole w'imitsi yareze mu muhinzi w'imyaka 83 yifatanyije n'abantu bari mu cyumba cya Rebecca ahagaze hejuru ya Betty. Betty agenda aceceka buhoro buhoro uko Rebecca yinjira. Rebecca yizeza abantu bose ko Rusi na Betty bashobora kuba koko barwaye, gusa akavuga ko kubera ubwana bari gukabya. Proctor abaza niba Paris yagishije inama abashinzwe amategeko cyangwa yahamagaye inama y'umujyi mbere y'uko asaba koherezwa Reverend Haley kuvumbura abadayimoni muri Salemu. Rebecca atinya ko guhiga abarozi bizatera amakimbirane menshi. Mwibuke ko Rebecca ari inararibonye. Putnam asaba ko Paris yasaba Haley gushaka ibimenyetso by'ubupfumu, ariko Proctor yibutsa Putnam ko adashobora gutegeka Paris, akavuga ko Salemu idatanga amajwi ishingiye ku butunzi. Proctor avuga ko yanga ko Paris yibanda ku muriro utazima no gucirwaho iteka mu nyigisho ze. Paris na Gilles batongana ku bibazo byo kumenya niba Paris agomba guhabwa amapawundi 6 yo guhaha inkwi. Paris akavuga ko amapawundi 6 ari mu mushahara we kandi ko amasezerano ye ateganya ko abaturage bamuha inkwi. Paris asubiza ko adashaka ko abaturage babasha kumujugunya uko biboneye, nyamara icyo cyemezo gitera abaturage gusuzugura itorero. Paris avuga ko Proctor adafite uburenganzira bwo gusuzugura ubutware bwe, agira inama Proctor kumenyesha abayoboke be icyo kintu. Paris avuga ko Proctor ari mu mutwe wo mu itorero w'abamugambaniye. Proctor atangaza abantu bose iyo avuga ko adakunda ubutware bwa Paris kandi ko yifuza kubona no kwinjira muri uyu mutwe w'abanzi ba Paris. Reverend Haley yageze kwa Paris afite umutwaro uremerewe w'ibitabo. Abaza Proctor na Gilles niba barababaje abana koko. Gilles avuga ko Proctor atemera abarozi. Proctor avuga ko atigeze agira icyo atangaza ku bupfumu habe na gato, maze agasiga Haley ari mu kazi ke. Gilles abaza Haley icyo gusoma ibitabo bidasanzwe bivuze, kuko akenshi asanga umugore we Marita bisoma. Ijoro ryahise ngo aba yagerageje gusenga ariko agasanga atabishoboye, kugeza igihe Marita afunga ibitabo bye akigendera akava mu rugo. Kavuga ko adashaka kuvuga ko umugore we ari umurozi, gusa ashaka kumenya ibyo abasoma muri ibyo bitabo n'impamvu abimuhisha. Haley abaza Abigail kubijyanye no kubyina mu ishyamba, ariko Abigail agakomeza avuga ko kubyina bitajyanye n'ubupfumu. Paris atazuyaje yongeraho ko yabonye isafuriya mu byatsi ubwo yafataga abakobwa babyina. Abigail avuga ko yari irimo isupu, ariko Paris agashimangira ko kandi yabonye ikintu kigenda. Abigail avuga ko icyo ari igikeri yabonye. Mu ibazwa rikomeye ashimangira ko atahamagaye Satani, ariko ko Tituba yayihamagaye. Yahakanye ibyo kunywa inzoga iyo ari yo yose yo mu isafuriya, ariko igihe abagabo bazanye Tituba muri icyo cyumba, Abigail aramureba maze akavuga ko Tituba yamuhatiye kunywa amaraso. Tituba abwira Paris na Haley ko Abigail yamwinginze ngo baterekere kandi bacuragure. Tituba ashimangira ko atari mubi, ko hari undi muntu uri kuroga abo bana, ngo kuko Satani afite abarozi benshi mu murimo we. Haley amugira inama yo kwifungurira icyubahiro cy'Imana, akamubaza niba yarigeze abonana umuntu azi wisabiza ko urukiko nyarwo ruri mu mutima we. Mary Warren agaruka mu rugo agaha Elizabeth igipupe yadodaga mu gihe yarari mu rukiko, akavuga ko ari Imana amuzaniye. Proctor na Mary bajya impaka niba Mary ashobora gukomeza kwitabira iburanisha, amukangisha kumukubita, maze Mary akamubwira ko yakijije ubuzima bwa Elizabeth muri uwo munsi. Bigaragara koko ko Elizabeth izina rye ryavuzwe mu birego, ariko Mary agashyigikira ukwiregura kwe. Proctor ategeka Mary kuryama, ariko Mary akamusaba ko yareka kumutegeka. Hagati aho Elizabeth avuga ko Abigail ari we wamushinja ubupfumu kugira ngo amusimbure mu buriri bwa John. Haley asura kwa Mary kuko ashaka kuvugana n'abantu bose bavuzwe mu bijyanye n'ubupfumu. Yasuye kandi wa muforomo Rebecca. Haley akomeza kubaza ibibazo bijyanye n'imiterere ya gikristo mu rugo rwa Proctor. Avuga ko abo kwa Proctor batajya bajya gusenga kandi ko n'umuhungu wabo muto atarabatizwa. Proctor asobanura ko adakunda teolojiya yihariye ya Paris. Haley abasaba kuvuga amategeko y'Imana 10. Proctor akagerageza ariko akibagirwa itegeko ribuza gusambana. Abisabwe na Elizabeth, Proctor amenyesha Haley Abigail amubwiye ko ubu burwayi bw'abana ntaho buhuriye n'ubupfumu. Haley atangaye
asubiza ko benshi bamaze kumanikwa. Proctor yerekana ko ari ukumanikwa ariko nta kwatura kubirimo. Jules na Francis bihutira kwinjira kwa Proctor barira ngo kuko abagore babo baba batawe muri yombi. Rebecca abarega ubwicanyi ndengakamere bw'abana ba Madame Putnam ngo hari umugabo waguze ingurube na Marita Cole ahita apfa. Icyo nacyo ni ikirego. Yashakaga ko amusubiza amafaranga ye, avuga ko atazi kwita ku ngurube. Nyuma ngo ingurube zose yaguze zagiye zipfa kandi akamushinja ko yamuroze kugira ngo adakomeza kubaho. Ezekiel Chiva na Herrick Marshall w'umujyi bahagera bafite icyemezo cyo gufata. Danforth akomeza kubaza Proctor ku byerekeye imyizerere ye, akaba ashishikajwe cyane n'amakuru yatanzwe na Paris ko Proctor ajya gusenga rimwe mu kwezi. Chiva yongeraho ko Proctor ahinga ku cyumweru, icyaha gikomeye muri Salem. Danforth na Hawthorne bamenyesha Proctor ko adakwiye guhangayikishwa n'iyicwa rya Elizabeth kuko avuga ko atwite, ntazamanikwa kugeza amaze kubyara. Abaza niba azareka kwamagana urukiko, ariko Proctor kanga. Yatanze icyemezo cyashyizweho umukono n'abahinzi borozi 91 bahamya imico myiza ya Elizabeth, Marita na Rebecca. Paris ashimangira ko bose bahamagajwe kugira ngo babazwe kuko ngo icyo ari igitero gikomeye ku rukiko. Hale abaza impamvu buri kwiregura kuri gufatwa nk'igitero cyagabwe ku rukiko. Putnam bamujyana mu cyumba kugira ngo asubize ku kirego Jules yavuze ko yatumye umukobwa washinja George Jacob uburozi. Niba Jacobs amanitse yatakaje umutungo we, kandi Putnam niwe muntu wenyine muri Salem ufite amafaranga yo kugura uwo mutungo. Jules yanga kuvuga izina ry'umugabo wamuhaye amakuru kuko abadashaka kumutegeza abihorera nka Putnam. Danforth afunga Jules kubera gusuzugura urukiko. Danforth kandi yohereza Abigail n'ingabo ze z'abakobwa. Abigail agahakana ubuhamya bwa Maria kimwe n'ibisobanuro yatanze ku gikinisho mu rugo rwa Proctor. Mary cyangwa Maria akomeza kuvuga ko abakobwa bajijisha. Hawthorne amusaba kwitwaza ko yacitse intege. Maria avuga ko atabishobora kubera ko badafite amarangamutima yabyo. Kubera igitutu gikomeye arahungabana, agasobanura ko yatekerezaga gusa ko yabonye imyuka. Danforth ahita ahatira Abigail kuvugisha ukuri, agahinda umushyitsi n'abandi bakobwa bakamukurikiza, bagashinja Mary kubarogesha n'umuyaga ukonje. Proctor asimbukira kuri Abigail akamwita indaya, yatura ubusambanyi bwabo bombi, agasobanura ko Elizabeth yamwirukanye akimara kubimenya. Avuga ko Abigail ashaka ko Elizabeth amanikwa kugira ngo ashobore kumusimbura iwe. Danforth yategetse Abigail na Proctor guhindukira, maze yohereza Elizabeth uzwi cyane na Proctor nk'inyangamugayo bidasubirwaho. Danforth abaza impamvu yirukanye Abigail. Elizabeth akitegereza Proctor kugira ngo amucire isiri, ariko Danforth akamusaba kumureba mu maso mu gihe avuga. Elizabeth avuga ko yabonye igitekerezo kitari cyo ko Proctor yakunze Abigail, bityo ararakara yirukana umukobwa nta mpamvu, maze Marshall Herrick akura Elizabeth mu cyumba. Proctor arataka akavuga ko yemeye icyaha. Hale yinginga Danforth kwisubiraho avuga ko Abigail yamukubise ibinyoma. Abigail n'abakobwa batangira gusakuza bavuga ko Mary aboherereza umudayimoni we. Mary arabinginga ngo barekeraho, ariko abakobwa bagasubiramo ya magambo. Icyumba cyuzuramo icyoba cyinshi no kwitiranya ibintu. Maria usa n'uwanduye icyitwa hysteria y'abana agatangira gutaka. Proctor agerageza kumukoraho ariko akamwirukana, amwita umugaragu wa Satani, amushinja ko yunze ubumwe na Satani kandi akamuhatira kwifatanya nawe mu nzira mbi. Danforth ategeka ifatwa rya Proctor nko kurwanya abatavuga rumwe na Hale. Hale yamagana ibyakozwe kandi agatangaza ko aretse burundu ibijyanye n'imanza. Danforth na Hawthorne basura gereza ya Salem kureba Paris, basaba kumenya impamvu Reverend Hale yagarutse i Salem. Paris akabizeza ko Hale ashaka gusa kumvisha imfungwa zifunzwe kwatura. Avuga ko Abigail na Lewis baburiwe irengero i Salem nyuma yo kumwiba. Hale noneho agaragara nabi kandi yihebye, asaba abagabo kubabarira imfungwa kuko amaherezo bazatura. Danforth
asubiza ko gusubika urubanza cyangwa gutanga imbabazi bizatera gushidikanya atari gusa ku cyaha cy'ifungwa 7 zisigaye ahubwo no ku byaha 12 by'abamaze kumanikwa. Hale ababurira ko abanyamategeko bakora imyigaragambyo. Bitewe n'imanza, inka ziba zisigaye zizerera, imyaka yaraboreye mu mirima, nta muntu ukita ku mfubyi. Amazu menshi yarahindutse amatongo kubera ko ba nyirayo bari muri gereza cyangwa bahoraga mu manza. Buri muntu ababayeho atinya gushinjwa amarozi, kandi hari ibihuha byo kwigomeka hafi ya Andover. Hale abataravugana na Proctor. Danforth yizera ko Elizabeth ashobora kumwemeza kwatura. Elizabeth yemera kuvugana na Proctor ariko nta masezerano. Buri wese ava mu cyumba kugira ngo bemere Elizabeth na Proctor kuganirira mu muhezo. Elizabeth abwira Proctor ko abantu bagera ku 100 bemeye kwicuza uburozi. Avuga ko Jire yicishijwe amabuye manini nubwo atigeze yemera icyaha cyangwa ngo hamwe nacyo. Mu rwego rwo kumuhatira kwemera icyaha, urukiko rwamutoteje rukoresheje ingoyi, ariko akomeza kubyanga. Amaherezo uburemere bw'ingoyi ku gituza cye bwabaye bwinshi ku buryo bwamujanjaguye. Amagambo ye ya nyuma yarinze apfa avuga ngo uburemere bwinshi. Proctor abaza Elizabeth niba atekereza ko agomba kwatura, akavuga ko atakomeza kuguma ku izima nka Rebecca na Marita babikoreshejwe n'imyemerere yabo, ahubwo abikora kubera ko ashaka ko abamutoteza bumva uburemere bw'icyaha cyo kumubona amanitswe mu gihe bazi neza ko ari umwere. Nyuma yo guhangana n'umutima nama w'igihe kirekire, Proctor yemera kwatura. Hawthorne na Danforth bakishima cyane, kandi Chiva agafata impapuro, ikaramu na wino kugira ngo yandike ibyo yemeye. Proctor abaza impamvu bigomba kwandikwa. Danforth akamumenyesha ko bizamanikwa ku muryango w'itorero cyangwa urusengero. Abagabo bazana Rebecca guhamya ibyo Proctor yemeye, bizeye ko aza gukurikiza urugero rwe. Atanga urupapuro ruriho ibyo yemeye, amuhatira gushinja abandi baregwa, ariko Proctor agatangaza ko azavuga ibijyanye nawe gusa. Yanga gushyira umukono ku byo yemeye, avuga ko bihagije kuba abo bagabo bamubonye yemera ibyaha aregwa. Kubera igitutu ashyira umukono ku izina rye, ariko agashikuza urupapuro. Danforth asaba kwatura nk'ikimenyetso ku mudugudu gihamya ubupfumu bwa Proctor. Proctor amubuza gutera imisumari ku rupapuro ruriho izina rye ku muryango w'urusengero. Nyuma yo gutongana n'abacamanza, agatanyagura rwa rupapuro hanyuma akabihakana. Danforth ahamagara Marishari. Herrick ashorera imfungwa 7 zaciriweho iteka harimo na Proctor. Hale na Paris bakinginga Elizabeth ngo yongere yigishe Proctor, ariko akanga kumubuza gukora ibyo yemera ko ari byiza. Ntibyatinze, Paris arirukanwa ava Salem, mbese akaba atazongera kumvikana ukundi. Ibihuha bivugwa ko Abigail yabaye indaya i Boston. Elizabeth yongera gushaka nyuma y'imyaka mike umugabo we yishwe. Mu 1712 abenshi baba baroherewe. Imirima y'abishwe imara imyaka myinshi idahingwa. Je nitwa Kayumba Abdara. Je nitwa Nsengiyumva François ku izina bita aka Gisupusupu Inkunda. Inyongora amagambo official. Rwose ni na cyiza cyane, ahubwo azakomereza